Wenda n'umuturanyi ni wawe sibonye aje wawe Mvugisha kuri n'ubundi bambarika kuri uyu nguyu ni habarajyawe Uretse gato ndakura ndakubita icupa ndakubita umugore wawe munkureho rimwe munkureho ndakubitira umugore usanze wagize ko kunkubitira wanjye uje ko kunkubitira Jiwan ndagaruka Muganga gakondo Mutabazi, inzobere mu buvuzi gakondo. Waba ukora amafaranga agaca mu myanya y'intoki, waba warabuze akazi warashoje amashuri yawe, waba ufite inyatsi, waba waribwe ukaba ushaka kugaruza ibyawe mu gihe gitoya, waba uri umusore ukaba warikinishije, waba ugeze igihe cyo kubaka urugo ukaba warabuze mu rushingana, waba uri umugabo ukaba warabuze imbaraga zo gutera akabariro cyangwa urangiza vuba, waba uri umugore ukaba warabuze amavangingo cyangwa utaraciye imyeyo, waba ufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye nka diabete, umuvuduko w'amaraso, amarozi ndetse n'izindi, ubu igisubizo cyahageze. Igisubizo nta kindi ni muganga gakondo Mutabazi. Muganga gakondo Mutabazi akorera mu karere ka Rwamagana. Ku bundi busobanuro mwamuhamagara kuri nomero zikurikira. Muganga gakondo Mutabazi, igisubizo ku buzima bwanyu. ko mumeze neza muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nitwa Ceketua mugadakina n'abana ukina n'abanyarusura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, usibanganye ngutasenye utanga isanamitima mamu kugira ngo ramagaye Kigali ni buzima 50 tujya tunerwa kereka iyo twigirishije nyuma yo gukubitwa n'umunabyo kubera abakobwa nari ngwe gitumo bari bagiye gufata umutungo bavuye ku mupfumu. Nonge nagarutse mu mbaraga zimeze neza cyane, ariko nta telefone ifite, ariko nimero urakoresha nomero 07 90 11 53 ushaka kuyimamagaraho tukaganira abagwana, ariko neza ndashaka ko telefone zanjye nzaza muhungu tungayo man ezabit ana zamura sakene kuriho zamura mikoro iriho man none sakiryo byifashe bite ndi kugana na cameraman ndi kumubwira ngo agire ameze mikoro man imisi myinshi bro imeze neza sawa man uno munsi rero ufitiye inkuru ngiye gwino unyangiye kugutungura kore ubukene buriho rero ndi kugira ngo nta mafaranga yaba abandi njyana ahantu bakanamfaga ntako nta muntu ujye unyimbuka sha ino twigende Jaywan Kigali 5 ku murongo TV Raj Impa hose turahari tujya muri gitumo witware neza ngende mbwira ndabona netse kwa mwe ngura naka warashize sinagira icyo ngukorera ejo bundi ndarwara ni waburetse niwaza kundwaza ni wanambaho kuri no munsi nonge kugwaza aho yagize ibiki mbanye ngino ahantu impamvu ahantu ndahazi ahantu ndahazi nago urahazi ariko ndashaka kubikihanza kuko wambwiye ngo magare ku kabari gahari nabo cyenda wasanga tugiye kugana nk'abagabo none ko isi nzana mu hano yigo ngwino uba amaseko muzi nyine ngwino nyine ntaga amakuru waruyazi none se ahantu baramwiruka nagakiba hano nese aracyaha ngiye mbonye igipangu n'abasahantu usigaye mukore subscribe tu nago ducika intege netiya dukanga n'imbwa zimuka hari imbwa zisigaye zibwejagura muri zo Souvenir TV show bayibo Souvenir TV show mukore subscribe muzanye mu ihene mfite inyota sha muzanye mu ihene yenda cokoza na nyonde ko ibintu bikora si ibintu byo kwisubiza inyuma rero ndetse gato kugira akoba kwikiza badukurikiye mu murare kangiye ngeza akoba abari ibintu bitari sawa Scam set uyise wajate ariko nese reka ngwandise ubundi reka mbanze ngo nkawe warumbwiye ngo Yesu wabamba ndibaza mwebwe mujano kwendeke
jewe umva mva hejuru ndakuyamye hamwe uje kungambanira nyine uretse uje kungambanira muje kurwanira mu rugo wanjye mbabazi igitumo umugabo arashaka iki uyu ni umugabo w'umugore n'abana banjye wa mugabo waretse ko twarekanye uranshaka asamugaritse mu Rwanda wa mugabo twarekanye uranshaka uje gutaza umutekano uretse gato ntabwo mureka gishaka abana banjye shaka abana banjye abana barabafite abana barabafite umugore wanjye nashatse hanga shaka abana banjye uyu n'umugabo wawe niwanyinjira urugo niwanyinjira urugo gumana n'umugore wawe bahana tubanza kuvugana mwumvikane sinshobora nyine reka mbanze umenye ibintu warubizi yego mugabo shaka abana banjye sibero n'abana banjye abantu bose bazajya bavuga ngo kugira amahane ibintu wankoreye ntabwo ubizi ese uri mufatiye undi mugabo bitabya ushinzwe cyane bira mu rugo wawe nakurahiye uriyo bicunga ubundi akambanza kubaza ubundi nimba uri umugabo bagutwaye abantu ureba he winkora please ninde abatwaye nimba uri umugabo uramubaza panza ukemurana ikibazo nanjye kanche bugufi ntabwo ujya imbabazi ariko rero ugiye nsabye imbabazi ariko se bano ntabwo imbabazi winkora ku mibereho ariko se ko mureba nabi shaka abana banjye urabampa abahise bana bamuryame bihorera ariko se wa mugabo wahuragira amahane mbana nawe hoya njye mbana nawe urugo n'urwanya nk'abana banjye ngende urugo n'urwanya nk'abana banjye ngende igirayo we uyu se umugabo wanjye we jewe nzanye na isi yakarambwira ngo ari gahunda dufitanye none ikibazo uretse mbanza nkubwire igirayo ubundi uyu uramuzize iki uramuzi yanyinjira urugo ngaho akwinjira urugo se aje wenyine ntabwo muzi wowe uranze none se nyine ikibazo wenda ni umuturanyi niyo waba sibonye aje iwawe mvugisha kuri n'ubundi bambarika kuri uyu nguyu ni habara ryawe uretse gato ndakura uretse nubwo nazi ukuntu byatanye basi reka nce bugufi ni umugore wanjye urimo gusaba abana cyangwa urashaka kurata imbaraga umva we nanjye ndazifite nakwereka ntuteshe umutwe urabampa nguhaye abana biki ngo nani njyarye nani njyarye ngiyewe ibyanjye nawe wenda uzi uyu mugabo n'abana ugira ariko umugabo wawe njye navuze ko n'abana ngira njye navuze ko ngira abana sibyo aho wabihakanye uravuga ngo n'abana dufite abana babiri yego ise mutabana aho yavuze batatu mwebwe murambaza aho nagira ngo kumutinya sibyo nawe nagira ngo kumutinya arana hamana yuwanje mwese nabagana kure ntabwo mubizi kandi isoni kubiharere byose umugabo w'ibyaje w'ikirumura habiri Bana mahabara yawe ndayaretse mbiva kuri kumanyuze ku yose bakareba reka mbiyimurire abana banjye nigende umugabo agiye batakwica nawe umenya ko papa abana n'abatakwica nubwo nanjye ntagukeneye urabona iki kintu afite ari mu
mugenzi wawe cyangwa banza kumanya ese jafata icupa mani warebye surajyana oya nawe oya nta iryo cupa ni iry'iki ufite mu mufuka iryo cupa ufite ni iry'imufuka oya mani oya igihe bakimena ubundi se cyo cyaje kunesha umutwe ese ashaka kwihorera nuko bitaba gufungura wa mugabo bagenze gake banza kiri umuntu uza hasi abantu batagira ngo nikifashisha ndakwiyamye mu rugo rwanjye sibyo naguhaye amahoro yawe naraguhunze nako ntagize ndakwiyamye gasopo nakuguriye inzu narakubakire dore umuryango ibi muryango hano dore bapangaye barakwishyura iki gipangu cyose ni cyanjye kano kanya nukugenge ukayubikamo amazi ukayibamo wenyine hari hahandi cyagihe rumva uno mugore yaraguhaye icumbi rero ntabwo nawe babikubajije dore ko ariyo yayo bimpatire Subini kariko ave man subini situzanya numbwira ngo ibiki n'ibiki neza abagabo basigaye bazakira mu rugo rwanjye muko bindi kwa kabana wagiye mfite umubiri bega umugore ubu nguye kumugira umugore kama amuki wambonye umuki wakubanda turashika cyane umubiri ugomba gukora wewe korana nawe so wagiye utu ngaha ariko se ubundi uyu wafite wawundi gupfubura twabonye na souvenir n'umugabo urandenganya utazi n'amakuru wowe ariko se kwande bumureba nawe reka twiganirira umugore ukameze ijyaho nawe mva imbere umugore ukameze umugore ameze nese niba ko kuyari umugabo mwabyaranye wirirwaga unyirukaho none uri kugira ngo none unabyemere none ngenda na waho wagiye wivunika amakuru ndayazi naje hano mbizi kuramutuye urabyukore nuko bita umugore hoya nuko bita n'abana ubona n'abana ubona genda pfira mu rugo tugenda wowe ntabwo gitanga abana nyine utuze ntabwo utuze ibyanyu ntabwo bituze uragenda akagahindukire kareba inyuma uragenda nawe ugize inshinzi uretse ko n'umugabo wawe ari ikibuga kandi kinatu umugabo abandi nimwe rwanjye ngo ni ikibwa mwese gutukana mu rugo rwanjye mugataha nyine ni umva nkubwire watashye mwese kimwe twe n'intuza uretse utashye nshaka iki umugabo ataye urugo amaze amezi 3 imyaka souvenir noho banaci yamaze ugiye kwa Jado uragiye wowe nawashyiramo ashyiramo iki wabonye hari icyo ashyiramo uri kurwana kuri kamera n'ubu kanzu nakubutenge ahubwo nacyo nagishyira hasi cyangwa ubusimbere y'abantu dore ko mwamvuye imbere yemba nishakira views yes views sizakwana views zambare bazanjye barandemye narakubwiye ahubwo se patana butabutanza uzimwe neza ndakubita icupa fasha mwere ndakubita umugore wawe munkureho rimwe munkureho utankubitira umugore usanze wagize ko nkubitira wanjye byo ko nkubitira wanjye reseka wiringa bandi binatwani Jiwan, cut! Eko umugore azi kuri ibirisi akubatije karaye sobone katwice sikuru umusa kameramana ni umujinya man kameramana yawe bira bintu bijemo ndi kurwana bazabifata gute mani babane umujinya aho impfuye jibana rizi reba kuntu bangize usigaye kubaca kubitira mu rugo iwanjye
ndaje nkwereka akaba kanje nawe agapa wampire mu ntabwo rutama abana banjye yabafunga abagabo babanjye indaya bigeze aha ngaha ntabwo mutama abana banjye ntabwo mpava urabama cyatuganire duce bugufi nyine urabama nyirapfira mu rugo abana nguki ntabwo uriya mugabo ni iki cyabo si habara ryabo ibitangazamakuru byose ntabwo bihari uriya ntazi ukuntu yitwa ubundi yitwa ubundi n'ibite byawe bite ko byaziganije ukunda ko ngiye ndagaruka chunga kamera sha chungeho kamera nibanshira ipantaro yabutumye nyenyera ibitenge sohoka wa mugabo sohoka nabi ibintu nkore sohoka yabutumye nyenyera ibitenge ndajya hanze n'ibitenge wowe wisare cyongi ufite icyo kibazo uretse kandi urimo kwigundiriza urashaka jewan wava mu rugo rw'abandi wasohotse bakubone se babone iki yacitse ndetse ipantaro ko icitse kugira ngo nsohoke n'ibitenge muyu mugabo wawe base amuyu mugabo nabaretse ncari inyuma nyanda cari inyuma uretse nyanda cari inyuma asumana wasohotse mu zana mbikwaza agira gute ibintu wenda bigenda binanaba mu muhanda genda nagende nyine mva muzagende sohoka ikitiye muteze gapana nawe mugenda karaka daro kwasi hano se ni wawe barakubeshye salamu alaikum ntago wamfata umfashe ute katinga umureke